Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwebwe mwese abakurikira channel SDA Rwanda. Ni channel y'itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Uwiteka abahire. Turagarutse muri studio ndi kumwe na mwene data Aimable, nyewe nitwa Ukugize Jean Pierre. Reka tumwakire abasuhuze dukomeze n'ikigisho cyacu cy'uyu munsi. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Aimable, nishimiye kubana namwe muri iki cyigisho. Arakoze cyane Aimable. Uyu munsi agiye kutwigisha ingingo ya gatatu ku itariki ya 7 Nyakanga. Ni ingingo itubwira ngo uko dukeneye umukiza. Mbere yuko tujya mbere muri yo, reka tubanze dusumusabe asenge, noneho dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Data twese uri mu ijuru dukunda, tugushimiye cyane ukuntu utugejeje muri akanya keza. Ibyanditswe byatugiye kwiga muri uyu mwanya turagusabye kugira ngo tuyobore, ikirutaho ijwi ryawe rivugira muri byo, utubashe kuritega amatwi no kuryumvira mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane mwene data Aimable. Ejo twabonye ingingo itubwira ngo guhunga Imana, twabonye uburyo Adamu yahunze Imana, kandi tubona uburyo natwe impamvu yatumye yahunga Imana, kunga ubucokero, kwiremera ubucokero. Natwe nitubyiremera nta kabuza buriya tuzahunga Imana. Reka rero uyu munsi twumve uko dukeneye umukiza. Karibu Aimable. Urakoze cyane. Iyo tuvuze uko dukeneye umukiza, izatekereza ku butumwa bwerekeranye n'uko umunyabyaha yakwiyunga n'Imana, uburyo twabona gukiranuka biturutse ku kwizera. Rero iyo tuvuga iyi ngingo, bihita bitwibutsa ukubaho kwacu nk'Abadivantisite umunsi wa karindwi bavugurura, yuko imbarutso buriya yaheye mu 1888 buriya butumwa bw'Indianapolis buvuga bwa Kristo, gukiranuka kwacu gutsindishirizwa bwo kwizera. Buriya butumwa dushingiyeho ukwizera kwacu buriya bugaragaza uko dukeneye umukiza, kuko Yesu Kristo niwe wenyine uduha gukiranuka kwe bwite, atari ukwacu. Rero iyo dusubije amaso inyuma ku ngingo twarebye ejo yo guhunga Imana, twabonyemo neza yuko igihe umuntu agerageje kwihangira gukiranuka, igihe umuntu agerageje kwishakamo icyiza, burya bari kujya kure y'Imana, aba ari kujya kure y'Imana. Niyo mpamvu dukwiriye kuzirikana icyo kintu, tukamenya neza yuko dukeneye umukiza byanze bikunze. Ikibazo cya kiravuga kiti niki dukwiriye kumenya cyerekeranye n'umutima w'umuntu. Iyo dusomye muri Zaburi 14 umurongo wa 1 kugeza kwa 3, hasubiramo amagambo y'umubaromo yuko ntawe ukiranuka n'umwe, bose bakoze ibyaha. Ariko umurongo wa 1 nshaka ko dutsindaho cyane uvuga uti umunyabyaha cyangwa se umupfapfa ajya yibwira yuko ari nta Mana ibaho. Niko ajya yibwira Umupfapfa. ajya yibwira ko nta Mana ibaho. Kwibwira ko nta Mana ibaho si uguhakana Imana, ahubwo ni ukwanga yuko uwo mukiza Imana igwa gukiranuka kwayo. Burya ni ubwo nk'uko uvugwa muri Zaburi, kuko ubu iyi si tugezemo n'ubu harimo abakana Mana, ariko kurusa ni nkeya. Abenshi tubaho turi abakristo, abenshi Nta wavuga ko nta Mana, abavuga ko nta Mana ibaho babaho, ariko ni bake. ni bakeya. Ariko tubihakanisha kwanga kwakira gukiranuka kwayo, kwanga kwemera ko dukeneye umukiza ngo aduhe gukiranuka kwe, ahubwo tukagerageza kwihangira gukiranuka kwacu bwite. Kuko wenda tuzongera tubikomozeho mu gihe cyazaza, mbere y'uko ubutumwa bw'Indianapolis buza mu 1888, mu cya 1887 itorero ryari rigezabo, usanga ryamaze gufata imigenzo y'itorero, imihango y'itorero, bayisimbuza gukiranuka nyakuri kwa Kristo. Birengagiza Kristo gukiranuka kwacu, babisimbuza imirimo myiza, amategeko, gahunda z'itorero. Ibyo byose biba nyambere, Kristo ashyirwa inyuma. Muri iki gihe cyacu rero natwe uko dukeneye Kristo tugiye kurebera ngaha, ni uburyo dukwiriye kumugira nyambere mu mibereho yacu ya buri munsi. Niyo mpamvu tugiye kureba neza uburyo hano mu gitabo cya Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto cyacu cya 14, wenda ruze kwadusomera turebe neza uburyo umuntu wese akwiriye guhinduka mushya, cyangwa se akabyarwa ubwa kabiri, kugira ngo abe amaze kwakira umukiza. Ko muri twese ntawe utamukeneye.
sinzi niba hari icyo wavuga no kuri iyi ngingo mu gihe utari wasoma aho ngaho. uko dukeneye umukiza. Ndatangaye kari akajambo bushijeho kukumva. Umunyabyaha burya umupfapfa we aravuga ati nta Mana iri. Ariko ubu bupfapfa bukaba bushingiye ko twebwe twanga kwakira wikiranuka kwa Kristo kugira ngo kudufashe, kudufubike. Kuko gukiranuka kwa Kristo iyo tukwakiriye kutubera umwambaro wa wundi twabonye Adamu yatakaje. Gukiranuka kwa Kristo kuratwambika tukagaragara imbere y'Imana nk'abakiranutse, atari twe dukiranutse ahubwo kubwo gukiranuka kwa Kristo. Rero ahangaha numvisemo ikintu gikomeye. Inshuti tubana kuri iyi cano, natwe iki kintu tucyumve, dukeneye umukiza kandi agomba kuduha gukiranuka kwe, arabishaka, natwe nitubishaka byane byacu. Komeza. Rero icyo twavuga dusoza iyi ngingo, nk'uko tubibona mu bakoramiye n'abahanuzi pale 64, Imana yigaragarije muri Kristo kandi muri we nimwo yiyongeye n'abari mu isi. Kubw'ibyo rero ikintu dushobora gukora, uruhare rw'umuntu ko tubona muri Yohana 3:3 ni ukubyarwa ubwa kabiri, kuvuka ubwa kabiri ukakira gukiranuka kwa Kristo. Iyi ni inzira yonyine rukumbi yatuma tubasha kugira ubukiranuka kwe, kuko nicyo dukeneye muri Kristo Yesu. Yego. Ikindi warenzaho? Ikintu narenzaho gikomeye ni muri iyi ngingo harimo amagambo akomeye cyane. Muri iki gitabo cyitwa Kugana Yesu. Kugana Yesu turayibarandikiye, muzayisome kandi ni igitabo gikunda kuboneka ahantu hose. Nabonye ni igitabo giciriritse, kigura make, agatabo keza cyane. Ariko nshuti, nitukiga iki gitabo kizapigeza kure, kuko hano natubwira ngo umuntu utabyaho ubwa kabiri, muri make udafite umutima mushya, byifuzo bishya, imigambi mishya, ku buryo byatuma agira ubugingo bushya, ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Muri make dukeneye uruhubuto rwitwa kubyara ubwa kabiri. Niba narwita urubuto simbizi, kuko kuvuka kubyara ubwa kabiri nibyo bituma dukura muri iyi mico, bituma twazabona ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero nshuti dukeneye guhinduka, ko byara ubwa kabiri burya ni uguhinduka. Dukeneye irihinduka kandi ntabwo twabyibashisha, nk'uko mwene data amaze kubivuga, ntabwo twabyisingiriza, nta muri twe nta mpamvu irimo yo kubigira, ariko dukeneye Yesu kugira ngo abiduhereze bibe umugabane wacu. Rero ndumva hari wagira ikindi wongeraho kuri iyi ngingo tukayisoza, niba ndumva iri kugenda igera ku musozo. Karibu. Ikintu dukeneye cyane ubu iyo dukeneye umukiza, koko nk'uko ubivuze, ni ukwakira gukiranuka kwe, kuko nacyo Adamu yari akeneye kijya gihe, ni ukwakira ubutungane bwa Kristo, ko nibwo bwonyine bwatubashisha kugera ku rugero rushyitse rw'igihagararo cye. Niyo mpamvu kuri ka kantu twahoze ririya somo riri muri Zaburi rivuga ibigendanye n'uriya muntu w'umupfapfa, hano muri iri somo dusoma mu Bikorinto haratubwira ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwami by'umwuka w'Imana, kuko ari umupfu kuri we. Ni ukuvuga ngo kamere yacu ntabwo yabyemera. Wagisobanuye neza kirumvikana. Ntabwo umupfapfa aruvuga ngo nta Mana ibaho, ahubwo umuntu wese wanze kwakira gukiranuka kwa Kristo mujyana umupfapfa. Bihwanye na kwa kundi nawe mugaragu mubi uvuga ati databuja aratinze. Yego. Nagabaga mu magambo gutyo mu buryo literally. Ahubwo yamigaragarizaga mu mukorwa, imyitwarire, uko ari yitwaraga byerekanaga yuko yiteze ko shebuja atinze. Muri make ntiyamwumvaga hafi. Ntabwo bamujya ku munwa gusa. Rakoze cyane. Reka dusoze iyi nyiwe tubwira ngo uko dukeneye umukiza, ibyigisho byacu nakagaruka. Dukomeje kubararika kugira ngo dukomeze dusangirire ibyigisho, tuzabibonamo byinshi bigendanye n'icyitwa kugendana na Yesu. Wese ukeneye kugendana nawe, natwe turabikeneye emawe. Niba tubikeneye rero, dusenge dusaba kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ibi byigisho, bidutere kumenya inzira twanyuramo. Nibyo tubifuriza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.